ntabwo ibi bintu ngiye mbishaka. Ngomba kujya ndyama nkaruhuka neza nkasinzira nta muntu n'umwe unkomangira. Samuje uyu munsi niwo wa nyuma wawe uranyisho Umurire icyo ushaka. Abana murimo Ese nyiribyo ni wowe uje? Mwaramutse neza? mwaramutse. None Arenje kukureba. Buse waruyobewe ko uyu munsi ukwezi kwageze. Ndi kureba ibyo biceri n'inzu ndabona ukwezi kwageze uyu munsi. muzi kwezi kwageze? Nari ndi kureba amafaranga. Yamaye. Nese uyu munsi ni ku itariki zinga? Ubwo baba waryamiriye rero ukamenya ukagira ngo ntabwo itariki zageze nyine ugaterereye. Ukwezi kwageze kuri muri 25. Harya nishyura kuri 25? Cyane rwose. Baba we ntago nabyibwaga. Iribyo ariko rero nawe urakabije kabisa. Urakabije rwose. None se niba utekereza ukabona ko kwezi kwageze kuri 25 ubwo hari ukwiriye kwituza ukangana ngo ninkwishyure kuri itariki no kurindira byibuze n'iminsi 3. Ubwo ninjye ubazaho amakosa ubwo ninjye mupangayi wawe. Ntabwo uri umupangayi wanjye ariko nawe rwose uje umenya. None kuki wenda nkoza amakosa yo kuza kukuzindukira kugira ngo njye ntabwo mba nkeneye amafaranga? Keneye amafaranga ndabyumva ariko rero nawe nyine uba ugomba gutegereza byibuze iminsi 3 igashira kuko natwe tuba dukeneye kubaho kuko ntabwo uzabona n'abaye mu nzu yawe inzara yanyishe ngo bigushimishe. Iyo minsi 3 wigeze uza kumbwira ko byibura nk'umuntu uzi ko ukwezi uyu munsi kwageze nguze kuza unsobanurira umbwire ati rero nyiri inzu dore nta mafaranga mfite, wenda nzabona amafaranga ku itariki 3 cyangwa kuri 2 cyangwa nzanabona ku ya mbere. Nta wamenya uko umuntu abona amafaranga kandi ntabwo wabona amafaranga ufite akazi. Ariko mu by'ukuri ntabwo wabashije kuzora rya mugaterera iyo ntuze ngo ubimbwire kuko rero nanjye nduzi utaje ngo ubimbwire mba nzi ko nyine amafaranga yafite kandi ku kwezi ugomba kunyishyura. Nakundi ntacyo dore ahantu twakoze ejo bundi batuze ko bazatwishyura kuri 28. Ihangane rwose iyo minsi 3 uzaze bazabashinzaga amafaranga yawe. Nta kibazo ndabyemeye nabi. Nyine inshingano nayo ugomba kuzuzuza. Ni ukuri rwose urakoze cyane Imana iguhe umugisha kandi mu nzira ugiye kugendamo ugira urugendo rwiza. Sawa nawe usigara amahoro reka njye mu kazi. Yego rwose. Sawa mwere. Wewe wacha wewe. Garuka hano we. Ngwino tuvugana. Ngwino. Kumbonye ukitanga ufite ikihe kibazo? Muri iyi minsi mpamvu ubonye nikanze amaze iminsi haza abajura ahangaha bakaza abakomanga wasohoka bagahita bagutera icyuma. Dore umuntu wo kwa Pascal wa musore muremure waho bamuteye icyuma kubera ko yari aje kureba umuntu ukomanza wari. Ubwo ndakubonye nanjye ngira ngo ni wa mujura neza warusha. Nyiravuba rero kinzanye ntabwo kizi se.
nje kureba amafaranga ugira ngo hari ikindi harya ngo nje kureba amafaranga y'inzu. amafaranga faranga se ko nayo mfite itariki iminsi wampaye ni iyi ngiyi, dore itariki yageze ubuse 3 ku iminsi 3 ntabwo ishize. Shize ariko mukatazi uramukatazi ngo ni boss wacu yambereye mbwamana yarambwe nkazakwishyura kuri zira tariki birangira twishyuye none ubu ngubu ndebera ko mbigenze umukatazi agiye gutuma uri mu nzu ngende mu nzu yawe ntari kukwishyura amafaranga kandi warubatse inzu yawe wishimye ukayubaka neza witonze nta kibazo none ngiye ndimo ndayiberamo ubuntu ubu se birakwiriye kubera mukatazi ngo ni boss ariko ibihe ugezemo ndabona bigiye gutuma ndwara umusinziro. buri ntabwo kuza kukwishyuza. none se nanjye nakomeje kugira uburakari ndimo nibuka iriya mbwa ngo ni boss yankoresheje kanyuma amafaranga yo kwishyura inzu umujinya wari wanyishe ariko natekereje usanga ntabwo ari byiza none rwose kinkoni zamba wihangane iyo minsi 10 uyihangane rwose nimara gushira nzanareba ko nagurisha na radio yangira hano mu nzu ngiri bariyo mwishyura sibyo Ngende kubona ugiye gutangira kuba umwambuzi kuko iyo mitwe nayo akaba ari myinshi. Nta kibazo mfite kirenze ariko wa mugabo kamubwira suri umupangayi wanje mu mapangayi najyaga nkunda ntajyaga nza kwishyura rwose ongeraho ati twajyaga dusongera n'icupa ku kabari ureka kuvuga ngo ndi n'umupangayi wemera binarenze no kunyemera reka ngusobanurire rero iyi ni turu ya kabiri nje kukwishyuza sinzi ikintu ushaka wenda ku ituru ya gatatu nzaza umpa amafaranga yanjye none se sibyo reka nkubwire gusobanurire ntabwo ntakurwaje ntako ntagize sinigeze nkuriza inzu yanjye nzayuriza unyishyura amafaranga yanjye nimba ubyanze ku ituru ya gatatu uzagaruka ngo wapiriye uzayanzanire sinzirirwe nza kukureba kuko ningaruka hano gatatu nzaza nkuha piriyave ariko nzaguha piriyave ayanjye mbaze kuyabona utagira ngo hari ibintu byinshi ngira njyewe urabizi singira amagambo menshi. nta kibazo sawa rero urakoze cyane nta kibazo ubwo ninongera kwigarukira uzawe nawe nzakuzanira igisubizo. Nimusutufatanye turebe komedi zisekecheza samgiti atumye ngunda komedi atumye ngunda komedi abahungu baraseka abakobwa baraseka abamama sinavuga samjazi kukina Bimeze bite se Shaveda? Ni sawa. Ewana njyewe ntabwo ari sawa rwose. Nta yambwa Samuji wamboneye koko ko inzu yanjye igiye kuyigira akanyogorero dore yayifunze yasize ayifunze burundu. Andi mideni y'amezi 3. None amezi 3 ndabigenza nte wa muvandimwe we ko n'inzu yanjye yayifunze n'abapangayi banje nakabaye nshyiramo byanze na n'ubu ngo. Samuji se wamuburiye he? Wagezeho ngo urabe ingufuri yakingishije uko zingana. Yahaha. Nagiye maze iminsi nsirikira ndasirikira rwose iminsi 10 yampaye
na n'ubu naramuhize ndamubura byararangiye ubu ngubu sinzi ikintu ngomba gukora. harya utuye hagana hera Hano National. ewe Samugiza hano namubonye Inyamirambo mu byaro by'inyuma iyo ngiyo arimo akatakata mu nzira za karitsiye niyo warara ugenda nta hantu mwahurira. Ubwo impamvu bagenda nceremba kuko amfitiye amezi 3 yari yampaye iminsi 10 kugira ngo anyishyure amezi 3 injyayo ndamubura maze ukundi kwezi ngenda mushaka ukwendi kurabura iminsi mike ndamushakisha hose naramubuze urumva andimo 90,000 ubwo se amezi 3 ayo mafaranga azayama koko wamfasha pe ukandangira wowe ukuntu tuye National akaberirwa kati Nyamirambo kandi nkaba nzi kutagira mwabira bice ni mushobora guhura. Ngira inama rero inama nkugira sasa nukuzana ubuyobozi by'umwihariko warimo gitifu wazana uw'umurenge wazana uw'akagari apfa kuba ari gitifu ko nabonye yashyizeho ingufuri nyishira gihorere narazibonye nyinshi rwose hanyuma mukazica ugakoramo ibintu bye ugashyiramo umupangayi. Amezi 3 ni menshi kandi n'inzu dore ntabwo irimo umupangayi uragira nibimara mu kundi kwezi arababayana nta mupangayi uri buma amafaranga ubwo araba arimo yiyongera kugira ngo ngende mpomba byinshi. Gihe cyangwa nuko nanjye koko inama ngiriye ngomba kuzana abayobozi ingufuri nkayica ibikoresho birimo nkabigurisha urumva ubwo Samugi naza agateza ibibazo azabanza nyishyure mugurira ibikoresho bye. Samugi ibintu afite muri iriya nzu ntabwo byavamo 90,000. Yesu wapi gusa wowe urabisohora ibyo ubona bishoboka kugurisha igitanda se matora isafuriya wenda wabigurisha ariko ikingenzi wowe nuko inzari yawe urashyira mu ndimo ngo niyihese ko ari mu bujerekani n'udusafuriya ubungahe twonyine natwo tutagira epfo na ruguru nta nayakuna ahubwo ikizana ukubifungura nkakuramo nkabishyira hariya nkundi hasigaye nge inzu yanjye nkayiha umupangayi ubwo nyine ngenzemera cyakora inyungu ufite nuko afite wenda inzari yawe n'akamatora afite uzagatana n'igitanda ariko ubundi nta kintu afite cyagwa 90 ubwo warahombye wowe uzakure mujugunye hanze ushaka undi mupangaye. Nanjye naringiye hirya hareka ngereyo ariko sawa nshimye igitekerezo umpaye gahunda niyo ubwo nyine abayobozi nibaza muzayica. Ni musuku fatanye turebe kome komedi sisekecheza samgiti atumye kuna komedi God ariko ngubu kuko inzira zimwe zikomanda ndani bwariko kurugira cyane icyo kigoryi bikumbonera ko cyaziga ko manganga kikibondo kurugi buri munsi ntago bamama hwe mwana toya ubu ni cyane kiko manganga ubu dore kigiye ubu ni cyane kirimo gipuma kurugi wemko ubwo wasanga ari cya kintu cyakiza kunda buri munsi kuko uza mu kinzi yabo Samugi kugira ngo umuntu ahora nesha umutwe ankomangira buri kanya buri segonda za ankomangira usenge nzabigenze ntabwo ibi bintu ngiye bishaka ngomba kujya njyama nkaruhuka neza nkasinzira nta muntu n'umwe unkomangira Samugi uyu munsi niwo wanyuma wawe uranyisho muri icyo ushaka